dutangira gufilme kacu ko uyu munsi batwereka abasore batatu bahagaze imbere yabo hari udukarito dutatu ariko agakarito kamwe ubona ko rwose harimo icyatsi cy'amahwa. Nuko muri ako kanya umusore wa mbere agahita asimbuka cya gikarito arangira agahita yishima rwose avuga ati mana nyagasani uzi ko mbikoze koko. Nuko agahita ahindukira areba abandi basore bari kumwe ati mwebwe rwose muri abahombyi. Nuko muri ako kanya imbere yabo hari umukecuru arangije agahita amubwira ati ubikoze neza cyane rero ndetse ugaragaje n'umuhate wo kuba warangiza icyo kizamini cya mbere kugira ngo uzabashe kuba watsindira umukobwa wanjye. Nuko agahita akomeza akamubwira ko rwose yagenda hirya ko ikizamini cya mbere agitsinze. Wa mukecuru yitonze agahita abwira aba basore babiri bari basigaye ati mu wa kabiri rero najyeho. Nuko muri ako kanya umusore wa kabiri agiye kujyaho agahita yitegereza wa murinzi kugira ngo abashe kuba yamwereka ikimenyetso cyangwa se amabwire igikarito rwose kitarimo ibibazo. Nuko muri ako kanya wa murinzi nawe agahita amucira isiri rwose. Wa mukecuru muri ako kanya akabibona ariko arangije akabyihorera. Ubwo wa musore nawe abonye wa murinzi amaze kumucira isiri rwose ko igikarito cyo hirya ku ruhande aricyo kitarimo ikintu cyangwa se aricyo kitarimo ibibazo agahita agenda nawe agasimbuka. Amaze gusimbuka rwose nawe agahita yishima cyane avuga ati ok nanjye rwose ndabikoze. Nuko muri ako kanya amaze kuvuga gutyo wa mukecuru wari winjiye imbere yabo arangije agahita amubwira ati nawe rwose uratsinze ariko nuko wagerageje ko waha umurinzi wanjye ruswa. Agahita bimubwira azamura ifoto rwose yabafotoye muri make amwereka ko yabamenye. Nuko muri ako kanya uwo musore ubona ko atunguye cyane kandi abyishimiye ko basore n'umusore agiye kugenda bagasigara ari babiri noneho bakabasha kuba batsindira umutima w'umukobwa w'uyu mukecuru. Nuko wa musore watanze ruswa ubona ko atunguye cyane agahita amubaza ati none se ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko se njyewe umvanye mu marushanwa? Nuko wa mukecuru arangije agahita amubwira ati oya ntugire ikibazo ariko nubwo wakoresheje ubu buryo bingaragarije ko wakora ibishoboka kugira ngo ubashe kuba watsinda. Agahita akomeza kumubwira ko bitewe nawe n'iyi tekinike yakoresheje ko ikizamini cya mbere gitsinze ko nta kibazo nawe yajya mu bandi bazakora ikindi kizamini cya kabiri. Nuko muri ako kanya hagahita hasigara wa musore umwe ndetse n'igikarito kimwe. Ubwo wa mukecuru arangije agahita amubwira ati ngaho rero nawe simbuka kano kanya. Ubwo wa musore asimbutse agahita yumva rwose ibintu biramuriye arangije agahita asubira inyuma avuga ati mana nyagasani uzi ko biri kuryana koko. Nuko wa mukecuru muri ako kanya arangije agahita amubwira ati cyane nyine biri kuryana kubera ko hari harimo icyatsi cy'amahwa. Nuko agahita akomeza akamubwira ko we kubera ibyo ngibyo atsinzwe ikizamini cya mbere. Nuko wa musore arangije agahita amubwira ati oya ntabwo bishoboka ariko kubera ko niwe wambwiye ngo nsimbuke. Nuko wa mukecuru ubona ko ari seri agahita amubwira ati ntabwo rero nkeneye umukwe utabasha kugira amakenga cyangwa se utabasha kwiyitaho kugira ngo arebe nimba haba harimo ibibazo. Agahita akomeza akamubwira ko rwose ikizamini cya mbere gitsinzwe yahita agenda kano kanya ko nta bindi byo kuburana bihari. Nuko wa musore muri ako kanya agahita agenda yivugisha ati ariko ibi ngibi rwose ntabwo biciye mu mucyo niwe wabwiye ngo nsimbuke. Ataravuga byinshi agahita yigendera ariko. Nuko muri ako kanya amaze kugenda wa mukecuru agahita ahindukira abwira wa basore babiri ati mwebwe rero ni mwebwe rwose mubashije gutsinda ikizamini cya mbere cyo kuzatsindira umukobwa wanjye. Nuko muri ako kanya wa mukobwa nawe akaza ubona ko ari umukobwa mwiza akagera ku wa mbere agenda areba uburyo rwose bameze nimba yaba ari abasore beza agahita abona rwose bose nta kintu batwaye kandi bose baba bambaye neza agahita akomeza kubitegereza. Ubwo nyina nawe ari kubireba. Ubwo wa mukobwa arangije agahita ahindukira akareba nyina amubwira ati abakandida babiri cyangwa se abantu babiri gusa rwose wazanye ntabwo bahagije. Ubwo ba basore babona ko batunguwe cyane. Umukobwa nawe agahita ahindukira areba hirya no hino kugira ngo arebe nimba yabona undi musore kugira ngo azabashe kuba yabinyungaho basi babe batatu. Nuko agahita abona hirya umusore wari uri kwikorera muri jaride arangije agahita amuhamagara amubwira ati yewe musore ngwino rwose nkubwire. Nuko muri ako kanya wa musore nawe akaza agahita yegera wa mukobwa arangije agahita amubwira ati ngwino rwose unyegere. Agahita akomeza kuza. Nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ati nawe rero aka kanya rwose uri mu marushanwa. Nuko wa musore ubona ko atunguye cyane agahita amubwira ati ariko njyewe ntabwo bishoboka kubera ko njyewe nikorera muri jaride bisanzwe. Nuko wa mukobwa arangije agahita akomeza akamubwira ati ntiwigire akana rero aka kanya njyewe ndabizi ko wakomeje nkunda cyane igihe kinini gishize nubwo utabinyerekaga cyangwa se ngo ubashe kuba wabimbwira. Nuko wa musore muri ako kanya agahita yumva nibyo. Ubwo wa mukecuru ubona ko yubahaga uno mukobwa we agahita ahaguruka ababwira ati ok aka kanya rero nimba ari mwe mutsinze ikizamini cya mbere muze tujye no ku kizamini cya kabiri. Nuko muri ako kanya agahita ababwira ati mumurikire rero nta kibazo.
kibazo. ubwo baragiye rwose bagahita bicara ahantu babasore ko ari batatu ubona ko bategereje ikindi kizamini cya gatatu. nuko muri ako kanya hagati haza umuntu ukora amasuku hano ubona ko ari umukecuru cyane nta n'imbaraga afite. nuko muri ako kanya wa musore arangije agahita afata ibishishwa byabombuye yari ari kurya arangije agahita bijugunya hasi. nuko wa musore bari kumwe ubona ko atunguye cyane agahita amubaza ati none se uri gukora ibiki koko? ubwo wa musore wamaze gukora ibyo ngibyo arangije agahita amusubiza ati si umukirina se nase rwose nabyo bivaneho. nuko muri ako kanya wa musore arangije agahita amubwira ati ariko se ntabwo ubona ko rwose nta mbaraga afite? ubwo wa musore wundi agahita amusubiza ati nta mbaraga afite? nimba nta mbaraga afite se ari gukora iki hano? ntagenda rwose avuge ko asezeye noneho hano bazazane undi muntu ufite imbaraga ushoboye kuba yabikora. nuko muri ako kanya wa musore agahita abona rwose ari kumubwira nabi. ubwo wa mukecuru nawe agikomeje gukora amasuku agenda abivanaho ubona ko nta kintu ari kubabwira. ubwo muri ako kanya agahita akoza ku nkweto ya wa musore wundi ari wicaye ubona ko nawe ari umukire arangije agahita amubwira nabi ati ariko se uri mu biki? njyewe rwose ndi umukire aka kanya inkweto yanjye iyi ngiyi uri gukozaho icyo kintu ukoresha ukora amasuku igura amafaranga ikubye umushahara wawe inshuro nyinshi. nuko muri ako kanya ubona ko nawe nta mikino aba afite agahita agifata agahita agerageza kuba yakijugunya hirya ubona ko rwose nta kintu aba yitayeho. ubwo muri ako kanya wa musore arangije agahita amubaza ubona ko atunguye cyane ati none se uri mu biki koko? nuko wa musore nawe ubona ko nta kintu aba yitayeho agahita amubwira ati niba rero umugiriye impuhwe genda rero nawe umufashe. nuko wa musore muri ako kanya agahita abona wa mukecuru uburyo nta mbaraga yigirira arangije agahita ahaguruka muri make agiye kuba yamufasha agahita agenda ari kumufasha. muri ako kanya agahita abona rwose haje undi muntu rwose wambaye inkweto nziza cyane agahita amuhagarara imbere. nuko wa musore nawe amwitegereje kumbi yari wa mukecuru. nuko arangije agahita ababwira ati nurangiza rero kuba wafashe uwo muntu ukora amasuku uze utwiyunguye muri kiriya cyumba. muri make yaraje kubabwira ko rwose bagiye mu kindi cyumba kugira ngo babashe kuba bakora ikizamini cya nyuma gisigaye. nuko abasore nabo bagahita bagenda umwe agataza rwose agahita amwisitaza amubwira ati agasore k'amafuti gusa ariko ku mutima. nuko muri ako kanya rwose bose bamaze kugenda kumbi wa mukecuru yari wa mukobwa rwose wambaye masike y'umuntu ushaje. nuko agahita yitegereza rwose bose ko bari kugenda muri make atangiye kubona umuntu basi wigirira umutima mwiza bashobora kuba bakomezanya. uko cyakomeje kugenda rero uko umusore yakomeje kugenda bagahita batwereka bageze muri cya cyumba cya gatatu aho ikizamini cya nyuma kigiye kuba cyakorerwa. ubwo icyo cyumba bari barimo umukobwa yahise aza cyari kirimo rwose serumu akagare ndetse na serikeye imwe bashyiramo abantu bitabye Imana. nuko umukobwa nawe urangije agahita ahagera. ubwo umwe muri ba basore arangije agahita amubaza ati none se ibi byose bishatse kuvuga iki? nuko wa mukobwa arangije agahita ababwira ati ndagira ngo rero mbereke ahazaza hanjye ndetse n'ahazaza h'umusore umwe muri mwebwe uzabasha kuba yakomezanya nanjye. nuko muri ako kanya b'abasore nabo bagahita bagerageza kurebana ubona ko batunguwe cyane. nuko wa mukobwa arangije agahita akomeza kubabwira ati aka kanya rero ngiye ndarwaye cyane byo gupfa. agahita bereka serumu ababwira ati mu gihe gito rero kiri imbere nzaba ndi kuvurwa nambaye iyi serumu hano. ubwo umusore muri ako kanya bagikomeje kumva rwose ibyo umukobwa ari kubabwira umukobwa yitonze agahita agenda hirya mu kagari kari kahari ababwira ati vuba rero indwara nitangira kunzahaza ntabwo nzaba nshoboye kuba nagenda n'amaguru yanjye nzaba nigendera mu kagare. muri make ari kubabwira ko gusa umuntu bazimezanya kuba bakomezanya kazaba yiteguye kuba yamusunika mu kagare. nuko muri ako kanya wa mukobwa agahita yegera ya serikeye babwira ati aka kanya rero byose bizarangirira hano nimara kurwara bamaze kumvura byose byanze bizarangira byose birangiriye hano. nuko agahita akomeza kubabwira ubona ko babaye cyane. nuko abasore muri ako kanya bamaze kumva ibyo umukobwa babwiye umwe mu basore agahita amubaza ati none se ushatse kuvuga ko iyo ngiyo nayo ari imikino nk'iyo mama wawe yari ari kudukinisha? nuko muri ako kanya rwose wa mukobwa agahita amubwira ubona ko ari seriye ati oya ibingibi rwose byo biri seriye ndarwaye meze nabi kano kanya. nuko wa musore ubona ko atungwa cyane rwose n'iby'uyu mukobwa ko atarazi ko arembye cyane arangije agahita amubwira ati oya nimba ari gutyo bimeze rero ntabwo njyewe niteguye kuba naba umuganga cyangwa se umunasi w'umuntu hano nzajya nkomeza mwiteho. agahita yigendera muri make ubona ko iki kizamini wagitsinzwe. nuko muri ako kanya wa musore wundi
wari usigaye agahita abwira umukobwa ati oya njyewe rwose nta kibazo niteguye kuba ndi kumwe nawe. nuko wa mukobwa ariko mureba wa musore agahita akomeza akamubwira ati uko umuntu yaba ameze kose rero yaba arwaye yaba ari muzima yaba afite ibibazo bigiye bitandukanye aba akeneye undi muntu bakomezanya rwose urugendo. agahita akomeza akamubwira andi magambo meza. umukobwa nawe muri ako kanya ariko byumva amaze akamubwira umusore amubwiye gutyo rwose amubwiye ayo magambo yubaka agahita baramubwira ati ubwo rero ushatse kuvuga ko uzanyumva nimara gufata imitungo yanjye rwose yose bazandaga akagerageza kuba yayihereza abantu bababaye cyangwa se abantu bafite indwara zananiranye babuze ko bivuza. muri make ari kubwira uno musore ko rwose nibamara kumuhereza imitungo yose azahita yihereza abantu batishoboye cyangwa se abantu barwaye indwara zanze gukira. muri make ari kugerageza kureba nimba uno musore ari hano kubera ino mitungo n'umukobwa bazamuha. nuko umusore muri ako kanya umukobwa amaze kumubwira ibyo ngibyo agahita atungurwa cyane avuga ati ushatse kumbwira ko se nibamara kuguhereza iyo mitungo umaze kumera neza uzahita. agahita abona rwose byose ntabwo ari kubyiyumvisha agahita yigendera nawe muri make ubona ko iki kizamini nawe agitsinzwe. nuko muri ako kanya amaze kugenda rwose wa mukobwa agahita asigara hano ubona ko ababaye cyane. arangije agahita areba umusore wari usigaye arangije agahita amubaza ati none se uri gukora iki hano weho nawe rwose igendere. nuko uwo musore arangije akaza amwegera amubwira ati ntugire ikibazo rero kubera ko njyewe bya nyabyo ndashaka kuba ndi kumwe nawe. yo umusore muri ako kanya ubona ko nta kintu aba yitayeho nta n'imitungo aba yishakira agahita akomeza kumubwira ati niyo twaba nta kintu na kimwe gisigaye njyewe niteguye rwose kuba naba ndi kumwe nawe. nuko muri ako kanya wa mukobwa ubona ko atunguwe cyane agahita amubwira ati weho rwose uri umusore ugira umutima mwiza kandi ugira n'ubuntu. agahita akomeza kumubwira ati ntabwo rero rwose bishoboka ataravuga byinshi. wa musore agahita amubwira ati ndagira ngo rero unyumve kano kanya ndagira ngo rwose unyumve. agahita amubaza ati none se bitewe n'ibyo umaze kumbwira haba hari amahirwe ahari yo kugira ngo uzabashe kuba wakira. nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ati cyane rwose nyine hari ukuvurwa ntegereje imbere. agahita akomeza kumubwira ko ariko amahirwe yo kuba yakira ari hafi ya ntayo ariko kuba yapfa rwose akaba ari hejuru cyane. muri make ari kumubwira ko rwose yihebye cyane ko ashobora no kuba yapfirayo. agahita akomeza kumubwira ko akeneye umuntu rwose uzamuba hafi uzagenda umufasha mu bihe azaba ari gucamo. nuko muri ako kanya wa musore nawe agahita amwegera amubwira ati ntugire ikibazo rero njyewe nzaba ndi kumwe nawe icyo gihe rwose icyo gihe cy'umubabaro cyangwa se icyo gihe kitoroshye njyewe nzaba ndi kumwe nawe kandi ndakwizeza ko ibi bintu byose tuzabicanamo. ubwo muri ako kanya wa mukobwa ubona ko amwishimiye cyane agahita agerageza kubimwemerera ariko mu marenga. ubwo muri ako kanya bagahita bahoberana rwose ubona ko muri ako kanya umusore ikizamini cya nyuma gitsinze. ubwo nyina w'umukobwa nawe yari ari kubireba byose agahita abyishimira. dutangiye agafilm kacu k'uyu munsi batwereka umuntu uri gukora amasuku ahantu. ubwo muri ako kanya abantu bagahita bamanuka muri esanseri ubona ko ari couple iri gushwana. nuko umugabo arangije agahita abwira umugore ati ndashaka rero detaye zose rwose. ubwo umugore nawe arangije agahita amubwira ati izihe detaye se kubaho rwose bikundira abakobwa gusa. ubwo umugabo muri ako kanya agahita abona rwose umukobwa ari gukora amasuku hano arangije agahita aza agahita amusoma rwose ubona ko bakundana. agahita yihindukira abwira wa mugore bari bari kumwe ati mu by'ukuri rero hura rwose n'umugore friend wanjye mushyashya Tracy. ubwo muri ako kanya wa mugore agahita amubwira ati ese urabizi n'ikindi nakomeje nkubwira ko rwose uri level yo hasi cyane. nuko umugabo arangije agahita amubwira ubona ko bari gutungana ati nimbe nanjye rero ntabwo meze nkawe uryamana rwose n'umuntu ukora muri jaride hasi. nuko umugore arangije ubona ko atabyitayeho agahita amubwira ati ok sawa noneho rero tuze guhura mu kirori. agahita yifungira esanseri agakomeza akigendera. ubwo muri ako kanya amaze kugenda wa mukozi wa hano agahita akubita wa mugabo urushyi ubona ko rwose ari kumubwira ko ibyo akoze atari byo. ubwo mugabo arangije agahita amubwira ati none se ibyo ngibyo ukoze birahagije koko. nuko wa mukobwa nawe agahita akomeza kumubwira ati nubwo rero boss wanjye rwose bitewe n'ibintu ukoze ntabwo nabyihanganira. nuko wa mugabo nawe arangije agahita akomeza kumubwira ati umbabarire cyane rero nageragezaga kuba nababaza uriya mukunzi wanjye cyangwa se uriya mukobwa dukundana nawe yambabaje cyane. agahita akomeza kumubwira ko ahubwo na kampani ifite ikirori bagiye kuba bajyamo. agahita asaba n'uno mukobwa ko bajyanamo kubera ko babaye batajyanye ko wa mukunzi we yabona ko rwose yari
ari kumubeshya. Nuko wa mukobwa arangije agahita amubaza ati none se ibyo ngibyo uri kuvuga ni ibiki koko? Ubwo mugabo muri ako kanya agahita amubaza nimba rwose arajyayo. Ubwo mukobwa nawe arangije ubona ko nta kibazo afite cyo kuba yagiye, agahita amubwira ati none se nimba wavuze ko rwose njyewe ntajyayo, agahita akomeza kumubwira ko rwose ibintu byoroshye ko yakongeraho amadolari 500 ku mushahara we, ubundi akaba yamujyana ahantu ashaka hose. Ubwo wa mugabo arangije agahita amubaza ati uri seriyese koko? Agahita yumva rwose ni udufaranga dukeya, agahita akora mu ikofi muri make agiye kuba yayamuhereza. Wa mukobwa agahita abona rwose afite amafaranga menshi, agahita amubwira ati urongeraho rero n'amadolari 300 y'iko bansomye. Ubwo umukobwa amaze kumubwira gutya agahita atunguruka cyane amubaza ati none se nabona gusomye nabi cyangwa se nabona azi gusoma? Muri make umugabo yarazi ko hari umukobwa arabyishimira, ahubwo byaramubabaje cyane. Nuko umugabo arangije agahita akomeza akamubwira ati ok saba rwose nta kibazo. Nuko umukobwa muri ako kanya abonye ko abyemeye, agahita akomeza akamubwira ati ikindi rero aka kanya nkeneye kuba najya kugura indi kanzu nshya kugira ngo nze kuba najya mu kirori ntaze kugusebya. Nuko muri ako kanya wa mugabo agahita amuhereza rwose n'agakarita amubwira ati ok saba rwose nta kibazo, ayo ngayo yafate ndetse n'andi asigaye ugende uguremo iyo kanzu uri kumbwira. Nuko muri ako kanya wa mukobwa agahita amuhereza rwose ibintu yakoreshaga akora amasuku. Ubwo wa mugabo arangije agahita amubwira ati none se ibingibi rwose uri kumpa ni ibiki? Ubwo wa mukobwa agahita amusubiza ubona ko ashaka kumubwira ko ari bugiye gusigara akora amasuku hano, ati none se ninde rwose urasigara ukora amasuku hano nindemuka ngiye? Ubwo muri ako kanya wa mugabo nubwo yari umubosi ubona ko yacishaga make yarabyemeye. Uko igihe cyakomeje kugenda rero komisiyo yakomeje kugenda, bagahita batwereka wa mugabo ari kugenda rwose akora amasuku, agahita abona rwose ikintu cyamutunguye, agahita ajya hasi akihisha. Kombi yari abonye wa mukunzi we ari kumwe n'undi mugabo. Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ati none se abakozi ba hano rwose baraza kuvuga iki niba ubona umuntu w'umugore nkawe ukomeye muri ino kampani ari kumwe rwose n'umukompetita ukomeye? Kombi uno mugabo rwose yari umukompetita w'ino kampani cyangwa se yari umugabo uhanganye n'ino kampani rwose mu bijyanye n'ubucuruzi. Ubwo umugore nawe agahita akomeza akamubwira ubona ko ibyo ngibyo rwose atabyitayeho, ati ntugire ikibazo rero kubera ko iri joro ndazi kugurisha igice cya kampani rwose kuri weho. Kombi umugore yari afite na plani ko gusa igice cy'ino kampani cyose agiye kuba yakigurisha kuri uyu mugabo kandi bahanganye muri bizinesi. Nuko wa mugabo ubona ko atukuye cyane agahita amubaza ati none se ibijyanye na ex wawe cyangwa se uriya mukunzi wawe mwatandukanye byo bimeze gute? Nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ati ese urabizi n'ikindi rwose uriya nta kintu azasigarana, azasigara ari hasi cyane ku buryo rwose mu kwezi kumwe kuri imbere uzahita ugura n'ikindi gice cya kampani kuri we akakikwihera rwose. Yo kumbi muri ako kanya umugore yari yaratandukanye rwose n'uyu mugabo. Ubwo rero muri ako kanya yari ari gupanga no kuba yagurisha rwose igice cy'ino kampani kuri uyu mugabo rwose w'umukompetita wabo cyangwa se kuri uyu mugabo bahanganye muri bizinesi. Ubwo muri ako kanya rwose umugabo ari kubyumva agahita atunguka cyane. Ubwo muri ako kanya aba ngaba rwose ubona ko bagikomeje kugambana. Ubwo mugabo agahita yumva rwose telefone irasonye, wa mukobwa agahita aza amubaza ati none se agahungu we uri gukora iki hano? Kombi wa mugabo nawe yahise yihindura agahita amubwira rwose yahinduye ijwi ati humura rwose ndi gukora isuku hano ntugire ikibazo nta kindi nabonye. Nuko wa mugore arangije agahita amubwira ati ok saba rwose nta kibazo nimba ari gutyo bimeze fata ibintu byawe byose ugende ukora isuku ahandi. Nuko wa mugabo agiye kugenda wa mugore agahita amubwira ati uretse gato rero niba ngibi wari ubyibagiwe, agahita amunagira n'akandi kantu bashyiragamo imyanda amubwira ati n'aka rero nako kajyane. Ubwo wa mugabo agahita ashaka rwose uburyo uriya mugore batamumenya, agahita yambara ingofero akagenda gake gake agiye kuba yatoragura rwose ya myanda yarajugunye hasi. Umugabo ubona ko yari umukire cyane ariko yicishaga make kugira ngo abashe kuba yabona ikintu akeneye. Nuko muri ako kanya amaze kugenda rwose abo ngabo bagasigara hano bakora ibyabo. Uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka mu masaha yo ku mugoroba wa mukobwa nawe yaje rwose yambaye ikanzu yamubereye cyane, agahita aza ubona ko yishimye yaje mu kirori. Nuko wa mugabo amubonye agahita atuguruka cyane avuga ati wabo urasa neza cyane rwose ndetse n'ako gakanzu karakubereye. Ubwo wa mukobwa arangije agahita amubwira ati ok saba rwose urakoze cyane. Agahita akomeza kumubaza ati none se witeguye kuba wababaza umukunzi wawe koko? Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ati ibyo ngibyo rwose byibagirwe kubera ko nabashije kuba nabona ko uriya mukunzi wanjye aryamana rwose n'umukompetita wacu cyangwa se umuntu duhanganye muri bizinesi yacu ndetse no kuba yateganya no kuba yagurisha igice cy'iyo kampani kuri we. Nuko wa mukobwa agahita yumva rwose n'umugabo arababaje arangije agahita amubwira ati mbabarire cyane rwose ntabwo ibyo ngibyo nari mbizi. Nuko wa mukobwa agahita akomeza akamubwira ko rwose yamubonye aka kanya hanze ari gusomana rwose n'akandi gasore ubona ko rwose uwo mukunzi w'uno mugabo yikundiraga abasore cyane. Ubwo wa mugabo agahita amubaza ati none se uri seriye koko?
nuko wa mugabo agahita akomeza akamubwira ko rwose umukompetita wabo atari umusore mutoya ko ari umusore munini. Muri ako kanya agahita amenya ko byanga bikunda ahari wa mugore we cyangwa se wa mu ex we rwose ari kumwe n'undi musore. Ubwo muri ako kanya wa mukobwa agahita amubwira ati uziko rwose bishoboka. nuko wa mugabo nawe agahita abaza wa mugore ati none se waba wafashe amafoto rwose kugira ngo nkwereke ikintu tuze gukora? nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ati ntabwo nayafashe ariko ndibuka ko hari uburyo nshobora kubona yafata. arangije agahita agenda rwose amwereka telefone ko agiye kuba yayafata. muri make uno mugabo yahise yapanga rwose uburyo agiye kwemeza uno mugore. uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda umugore amaze kuyafata yaraje hino agahita abona rwose ahantu wa mukobwa ari. arangije agahita amwegera muri make ubona ko nawe yari yigeze mu bosi bwa mu ex wa mugabo. agahita abwira uno mukobwa ati wambaye ikanzu nziza rero ese iyo kanzu rwose igufasha kuba waturagura imyanda neza? muri make ari kumucyurira ko rwose ari umukirina wa hano ko nta kuntu yakwambara ikanzu nk'iyi ngiyi. ubwo mukobwa nawe arangije agahita amubwira ati umbabarira cyane rwose ntabwo nabimenye kubera ko ni nshyashya. ubwo umugore nawe wa hano ubona ko bari kuganira agahita amubwira ati none se bakwinywera champagne koko? reka twinywe nta kibazo. ubwo mukobwa nawe agahita amubwira ubona ko ashaka rwose kuba yamujijisha ngo arebe hirya amubwira ati ntabwo rero nanywa champagne kubera ko mfite umwana wuriya mugabo John. ubwo yari ari kuvuga rwose wa mu ex w'uno mugore ko atwite umwana we ko yamuteye inda. ubwo mugore muri ako kanya agahita atungurwa cyane rwose n'ibyo yari afite mu kanwa agahita bishugunya hasi. arebye hirya wa mukobwa yitonze agahita afata dokima wa mukobwa yari afite agahita yihinduranya. muri make rwose hari ikintu bamupangiye. ubwo wa mugore agahita yihindukira amubwira ati wewe se ibyo bintu rwose uri kumbwira ni ukuri? nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ati ni ukuri cyane rwose ahubwo nari nzi ko ubizi sinzi impamvu utabizi. muri make ari kumubwira ko rwose ibyo ngibyo nta kibazo birimo. arangije agahita agenda amubwira ati reka njyewe rero nigendere kano kanya. nuko arangije agahita agenda ubona ko gahunda yari afite rwose amaze kuba yayisoza. ubwo wa mukobwa nawe agahita aza rwose ubona ko agiye kuba yagurisha igice cyose cya kampani ku wundi mukompetita wabo. ubwo muri ako kanya agahita aza abwira abantu bose bari hano ati nshuti zanjye rero muze hano mbabwira akandi kantu keza. agahita akomeza kubabwira ko rwose igice cya kampani yabo ari undi muntu ugifite. agahita akomeza kubabwira abasaba ko rwose bamuha amashyi mu gihe ari kuza. arangije agahita amuhamagara nawe aje rwose agahita amuhereza cya gitabo. muri make bagiye kuba basinye n'amasezerano. ubwo abakozi ba hano nabo bagahita bakoma amashyi nubwo rwose bari babonye ko ari umuntu bahanganye muri bizinesi. ubwo mukobwa nawe uri gukoma amashyi. nuko wa mugabo arebye rwose ibintu wa mugore amuhaye. wa mugore nawe muri ako kanya ubona ko amwishimiye cyane rwose ko agiye guhitamo umugore we. ubwo wa mugabo agahita yitegereza rwose abangaba nabo bagahita bamuseka cyane ubona ko bishimye hari ikintu wakoreye wa mugore. nuko wa mugabo nawe ubona ko atunguye cyane agahita abwira abangaba bari barahana ati nanjye rero aka kanya mpisemo kuba nafata igice rwose mpawe nkakihereza uriya mugabo John. muri make wa mugabo wari ex w'uyu mugore. nuko wa mugabo agahita akomeza akamubwira ko rwose akimuhaye nk'impano yo kuba yamushimira ku bw'amaso yafunguye muri ako kanya. nuko wa mugore agahita amwegera amubwira ati none se ibyo uri kuvuga rwose ni ibiki cyangwa se amafaranga wasezeranyije ari hehe? kumbe uno mugore byose bikorwa kubera amafaranga wari waramusezeranyije. nuko muri ako kanya wa mugabo arangije agahita amubwira ati amafaranga rero nari nagusezeranyije genda uyabaze umukunzi wawe. agahita amwereka amafoto rwose yari ari muri cya gitabo. kumbe yari ay'uno mugore bagiye bamufotora rwose ari kumwe na wa mukunzi rwose bari kumwe hanze wa gatatu. umugore muri ako kanya amaze kubibona agahita atungurwa cyane amubwira ati oya rwose ibyo ngibyo byihorere kubera ko ibi ngibi ni abantu bashaka kuba batuvangira. aya mafoto rwose ni abantu bayafashe umwaka ushize. agahita akomeza kumubeshya rwose ko atari iby'aka kanya. nuko wa mugabo nawe ubona ko yari umunyabwenge agahita akomeza kumubwira ati aya mafoto ariko ikanzu irimo rwose ni ikanzu wambaye kano kanya. none se wambwira gute ko yafashwe rwose umwaka ushize? arangije agahita amwihereza cya gitabo amubwira ati akira ibyawe rero njyewe kano kanya ndigendeye. arangije agahita agenda. umugore muri ako kanya ubona ko rwose ahombye byose agahita yitegereza wa mugabo. agahita abona wa mugabo rwose ari kumwe na wa mukobwa ubona ko yigirira umutima mwiza. arangije agahita amubwira ati ntugire ikibazo rero kubera ibi bintu nkoreye kano kanya nongeyeho n'andi mafaranga rwose amadolari 300. urimo kubona ko ari amafaranga menshi. arangije agahita akomeza kumubaza ubona ko yamwishimiye ati ndetse ndaza kuguha n'andi madolari 500 kugira ngo mubashe kubona gusoma. urimo cyari kumubwira ko rwose yamukunze cyane bitewe n'ubwenge afite. nuko wa mukobwa arangije agahita asubiza hasi rwose akantu yari afite amubwira ati ntugire ikibazo rero rwose aka kanya ushobora kuba wansoma rwose nta mafaranga umpaye. muri make ari kumubwira ko rwose nabo yamukunze kandi yamubonye ko yifuza undi mukunzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. rero
uzirinda kuba wahemukira umuntu ugukunda kubera ko rimwe na rimwe utuma babura cyane kubera gukunda kandi nawe utiretse. Agafilime kacu rero k'uyu munsi niko kagenze, nimba wagakunze cyangwa se kagushimishije wabidusangiza twandikira muri comment. Ikindi ntibagirwe like na subscribe nimba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel. Ikindi ntiyibagirwe no kuba wasangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.